Yes kanshimwe mwagiye mukana subscribe kuri Master GTV nk'ibisanzwe ndetse mugakanda follow mugakanda like mukajya muri comment kumwanyandika mubaza ikibazo byose mwaba mufite. Uyu munsi none cyo ngiye kuba nababwira hari ukuntu uba ufite Facebook yawe ariko ukaba utazi uburyo wakorezaho video irengeje umunota umwe kuri Facebook. Mbese kubera ko buhorezaho video irengeje iminota irengeje amasegonda 60 ariko ngiye kukwereka uburyo wakorezaho video byibura igeze mu minota igera ku 10 cyangwa se kuri 5 gutyo. Icyo ngusaba rero kuri video cyo ngusaba kuba ufite muri telefone yawe ni Facebook bita Messenger. Facebook Messenger abantu benshi nago muyiza ariko ndabizi ko benshi muranayikoresha. Sibyo ko benshi mutazi uburyo wayikoresha ukaba wakoreza video yawe kuri Facebook status yawe. Bikorwa gute mu buhe buryo? Kurikirana Master GTV nk'ibisanzwe naje kugira ngo mbe nabikugezaho. Rero icyo uzasabwa uzaza kuri Facebook yawe kuri iyi Messenger. Numara kuza kuri Messenger rero ikintu uzakora ni iki. Urabona ko wenda hano ni muri ntuza muri chat uzaza no muri story. Numara kuza muri story uze kano kwa akamenyetso kari hano ko guteranya ugakandeho. Muri ugakanda uzahita ubona ama video yawe menshi agiye atandukanye wenda ufite muri telefone yawe bitewe na inyo ushaka wakohereza wenda runaka. Na ni video runaka ushaka kuba wakohereza gisagufasha rero kuba wahita uhitamo video imwe muri video ushaka kuba zakoherezwa kuri Facebook yawe. Kadufate wenda muri izi ngisi kadufate iyi ngiyi ifite iminota 3 iyi ngiyi wenda kadufate iyi ngiyi ifite iminota 3 aba ariyo dukoresha tubohereza. Urabona ko rero hano ngo video must be 30 seconds or less to send. Hano urabona ko barakwereka ngo iyi video byibura igomba kuba ifite iri mu duce iyi video igomba kuba byibura ifite amasegonda 30 atarenze. Uzahita hano kuri uzahita ukanza subira inyuma gato mbibereke uzabigenza gato. Sorry maze kwangana gato mbere ukuntu uzabigenza. Urabona ko akomenyetso hano kanditse kakameze nk'akamakasi. Uzahita ukana muri telefone yawe wangiza ugakandeho. Numara kugakandaho uzahita uza hano hasi handitse ngo privacy uzahanda urahabona tuza uhakande. Muri gukana muri privacy cyane nambere zabanza uyishire public uze uyishira hano public hangaha hambere public wangiza usavinge muri public. Kuna iyo step ya mbere dukoze ifanira dusenka bagira ute nk'abasubira inyuma. Nitumara gusubira inyuma rero iyi video tumara gusubira inyuma ubwo urabona ko hano turacyari amasegonda hanga 30. Icyo tugiye gukora ubwo ngubwo tugiye kuza hano hejuru aka kamakasi tuze hano handitse ngo save. Save ni tukana kuri save tuyisave. Tuza hano kuri share. Tuze kuri share. Ubona ko noneho ya story yacu cyangwa se ya video yacu yagize ute yagiye. Tugiye kurana no kuri Facebook we ya ntuze yacu yagize ute yahageze. Urabona ko ya ntuze yahageze. Abantu muri ko mutari kuyumva ko bitewe nuko mba ndi gukoresha iyi ntuza ntago byapfa gukunda ariko kandi tujye kuri Facebook isanzwe urebe ko video iraba yahageze mu buryo bworoshye. Urabona ko tujye muri Facebook aho turebe muri story zacu turebe niba yahageze. Turebe muri story zacu yahageze kugira ngo bize kuba byadufasha. Nuko irakiya uploading ntabwo irageraho ariko turaza kuba twategereza turebe kuko nkuko tubibona hano inyuma aho yahageze ibisanzwe. Hano aho yahageze kuri Messenger yacu yageze ya video iminota gera. Urabona ko ya video yacu ngiyi ariko muri hano hejuru murabona ko ikiri sending irakiyohereza ubwo
niza kuba yahagera uraza kuba nawe nubikora ikahagera uraza kuba wabibona. Nzakunda gushimiye wakonze subscribe munze kugakomeza kuba wagira ibihe byiza rwose. Komeza kurikirana Master G TV bisanzwe. Muri tips zikurikira ndabashimiye.